uragira ngo nzitere inda nzahore mbikubwira ryane. Nje ntabwo nshoboye. Umunsi nshaka igisubizo. Ese igisubizo uri gushaka urabizi ndawukunda kandi sinzi impamvu nyine ugashyiraho puresha. Rero nanjye icyo nicyo kibazo nibaza. Niba dukundana gute wumva ko ibyo nkubwira bidashoboka cyangwa ntunambwire niba binashoboka. Ese ukumva nyine bidashoboka bite bitashoboka gusa nyine ko nyine urebye ntari kuba bitashoboka ni wowe kuko njyewe niba nabikubwiye umwanzuro nturawufashe nabitekereje kuba n'igihe cyo kubitekerezaho niyo mpamvu nanshaka igisubizo rero. igisubizo kuba gihari ariko igihe wenda cyo kukikubwira ntabwo kirahari. Ni ryari ubwo bisaba iki kugira kiboneke? Bisaba ibintu byinshi ariko nyine buriya kirahari uba wihanganye n'iminsi mikeya. Ubwo ni uko bizahora ejo ubwo ntabwo ariko bizahora ubundi se mbanze muri bayizi nyine icyo wambaye amarinete aya se ndayakunda tu aba ari agahezo agatwikwa se cyangwa urw'amaso. aya ni agatwikwa amarinete se y'amaso ni aya ngaya izi ni filime ziba zita filime urazizi? nzibona ariko njye ntabwo nkunda kubyambara. izi ni filime ni agahezo ni ibi. none erega ndanakureba ndabona ufite ikibazo ahubwo ikibazo ufite ntushaka kukimbwira kuko ibibazo byawe bituma n'igisubizo nagagombye kubona ntakibona gute ni ibiki umwishe nyine niba nkukunda ukaba unkunda twabikunda ni icyo mwishe kubona ikibazo ufite cyatanje amaso yaratukuye wayoboye byaba wayo ufite ibibazo nk'igihumbi bimbwira dufatanye turebe ko twabona igisubizo cyawe. n'ubundi nagakomeza kugurisha usumba abarire nyine naragurishe ariko ikibazo gikomeye cyane nta nubwo cyoroshye. Ikibazo gikomeye ariko twagifatanya ubwo ikibazo cyakomeye kikadukomerera njye nawe turi babiri dushyize hamwe n'iki ntuzi ko abashyize abari babiri urabona ukuntu uba warangaye wibereye muri televiziyo nta gaciro uri kumpa. Ese kandi nawe uteye uturutse hejuru uteye uturutse umugore mubi arutwa na radiyo jya urekara nirebere karahara kuko ariyo impema amahoro. Urabizi ikibazo cyanjye kitarakemuka ntabwo tuzigera twumvikana ngewe mu buzima bwanjye. Ubuzima bwanjye mzumva ko buri normal neza ariko byibuze aricyo wibwiye neza. Ariko nyamara ushatse wanyumva nk'ubu ngubu natumije umukozi ari mu nzira aza ajya dufasha imirimo. Watumije? Natumije umukozi wo kujya dufasha imirimo. Ubona imirimo ya hano itamvuna. Umukozi se wiki uwo kurera umwana se umwana utagira se kuwo gukora iki se bagashyira ko bandi basanga biragoye ariko nyine kandi cyo kubikubwira nubwo neza nzabigumana ariko nyine uko uje kundeba umutima uranga akambikubwira gusa nyine uzabigira ibanga bizagumira hagati yanjye nawe. ntabwo bigoye ibintu uzabigira ibanga ariko ntacyo mbwira urabizi usanga ubizi ko n'ubigira ibanga. Niba kugoye tubyibare wowe yambwira nta kibazo nta kibazo zamuye zanjye nyine urebye nari ndi kwigendera gusa inshuti wanjye nari ngiye kureba turi kuvugana kuri fone cana hepfo ku ishyamba numva umuntu ari kunyura mu ishyamba meze nyine ndabati nsa nk'urikangamo ndamanuka ndakomeza ndumva ngiye kureba mbona ni umwana w'umukobwa. reka nawe yari yabaye ikize ese ubwo kumva umuntu uri kunyura nta kintu yaba yabaye hagiye aba bamuteye icyuma hari igihe yaba yaguye yasinze ahubwo wowe mbwira yasinze se basi yaba yanasinze. Ni ikibazo ntabwo mbizi niyo mpamvu ndi kubikubaza bimbwira wabonye ameze ati byamugendekeye gute
cyangwa we yakubwiye ko byamugendekeye gute? Byarababaje, ntabwo azi uko yageze muri iryo shyamba, nta kintu na kimwe azi, ndamubaza wapi. Gusa nyine baramuhemukiye cyane, ariko wagira ngo ni nk'abantu yari afitanye bifu nabo cyangwa afite famiye yabo ushaka kuba wenda hari icyo bari bagambiriye ku buzima bwe, simbizi. Ariko nyine ameze nabi, ari hano mu nzu, araje agerageza kuza kwicaye hano, umwumvira akomanze mukamubwira nta kintu kimwe. Uramumishaga? Ntajya mfasha imirimo, ubona hano haba hatari kumesa imyenda y'umwana se gukora ikizi iyacu, ubona najya mbifatanya nti n'akazi ubona bitangora. imyenda yacu yarakunaniye kuyimesa. Ntabwo yananiye kuko nturambara idafuze, ariko ntago hano hari akazi gakeya ku buryo yawe uri cyakora mfashe. Ibyo bintu rwose birakabije. Oya nta bikabije birimo. Oya birakabije kubera ko buriya byanga bikunze sheri wanjye urabizi. Ntabwo nshaka kubikubwira kiriya kintu, wenda iki nicyo gihe kigeze cyo kubikubwira. Wamubonye kwa muganga ubona hari icyo biri gutaha? Ikintu kibabaje nasanze atwite. Abantu bamujyanye muri iryo shyamba bamushimutiyemo, baramusambanyije. Abantu b'iki gihe nta mpuhwe bakigira. Nyine impamvu ibintu by'ubukwe ngiye nari kujyamo cyane nicyo kibazo. Urebye umwana hano, hari umwana urwaye ameze nabi, noneho no kwiyakira ko yasamye biramugora, ashaka kuvuga ngo ashaka kwiyasaba umuntu umuba hafi, yemeye inshingano kumubera mukuru we nkamufasha. Gusa nyine si ibintu nyine by'ubukwe, mbabariye tujye tubigenzemo gake, nyine ntabwo ari byo bintu byahagarika ubukwe, ariko urebye nyine umwana afite ikibazo gikomeye cyane. None se ukamubaza, niba afite ikibazo ukamwitaho wenyine, sibyo? Kandi nanjye nkaba nkwitaho, ntabwo twafatanya tukamwitaho, ubwo numva aribyo bishobora kuba byiza kurushaho. N'ubundi uko mfasha arabizi nyine ko nta kazi mfite, namubwiye ko ari boyfriend wamufasha, ariko nyine urebye nta kibazo kuko dufasha. Gusa nyine sinzi niba byahubwo byaba bikubangamira, urabona nsigaye mwaka n'amafaranga menshi mu bintu byo guhaha. Iby'amafaranga byo nta kibazo, Imana yaciye inzira araboneka, ntariwe, kandi ibibazo byawe nanjye n'ibyanjye. Ni ukuvuga ngo ariko rero mfite n'amatsiko yo kubona umuntu ushaka no kumuganiriza nawe akemera nyine uri wabaye mukuru we, nanjye ndi sheri wawe, nanamubera bofu, ndimo ndagomba ukaba umuvandimwe, tugakomeza nawe tugafatanya kumwitaho. Kumubona se? Yes. Imyaka tumaranye nigize nkubaho. Ntabwo Tumaze imyaka byibuze, tumaze imyaka ingahe tubana? 6 ntacyo uribwira. Ariko urabizi nk'uko twabivuze, ikibazo si njyewe. Uragira ngo nzitere inda nzahore mbikubwira ryari? Njye ntabwo nshoboye. None se niba ushoboye gusarura ko ntawe uboneka, uragira ngo ngo ntere inda none aho urebe ko ntabyara? Oya banza wumve, ninjye utari muzima cyane wowe utari muzima, ariko ubundi narakosheje. Iyo nza kumenya ko uteye gutyo, cyangwa se mu muryango w'iwanyu nta muntu ugize uhemukira byibuza ku buryo yaba yarakogesheje. Kadutegereze turebe, hari n'igihe wasanga arega ikibazo ari wowe. Ujye uzirikana ko tutari twajya kwa muganga ngo batubwire nyine twajya kwipimisha n'amafaranga mfite, twajya kwipimisha urumva, tukamenya uko umuntu ahagaze, nkamenya n'uba ari njye muzima cyangwa atari muzima. Wowe utari muzima, ariko nk'uko nkubona ngenda byizeye ko ngenda muzima, nanjye nizeye kuko ntawe wacu wigize apfa. Nizeye ko ntawe wacu wigize apfa ntawe rwose. Sinzi umuntu ukomanga ariko kubaza. Ni karibu injira. Ni wa mukozi wambwiraga se? Yego.
se neza mu nzira byagenze neza byagenze neza. wahageze rero ni hano uje gukora ni njyewe nawe n'umugabo wanjye akazi usanzwe si ko gakora si kandi mu Rwanda rugiye gukora akazi nzi kugakora namubonye nagiye kuzaza amesa barata nagiye kuzaza amesa imyenda yanjye n'iyuyu ariko nta biryo bye nzemera. sheri ntacyo ibyo turabivugaho genda ujye hariya mu cyumba niho hari icyumba cyawe ukomeza murakoze. sheri nta kibazo rero Okay. Nindi twabiganira si ngombwa ko twakubivuga nk'umukozi yumva Oya nese ntacyo ndabareka mwakire buri ibyifuzo by'umugore ariko ubundi hari icyo ntagukorera ubundi ubwanjye. reka ikibazo dufite ni kimwe ubundi urankunda nanjye ndagukunda ariko ikibazo ni kimwe cyonyine ariko barakuroze nawe ujya wemera ko ubu warozwe. ariko nawe ubu nzakubwire ko bakurose sheri Oya ariko njye ndi muzima ndi serious ko njye ndi muzima kuko ntawe wacu wigize amera gutyo. Iwacu uzi ko banabyaraga impanga. tuzabireba kanjye kureba uriya mukozi mubwire ibyaba akora ubundi ibindi turaza kubireba. Gusa banza wumva ikindi kintu nta biryo by'umukozi nshaka ugomba kuzaza utaha kare nuba ari akazi kawe nuba ari byo wagiyemo ugataha kare ukaza ukagira ugateka. Nta biryo by'abakozi ndetse n'abana nkeneye. Yego sawa rero. rero ishuri wanjye ngiye kugenda mfitanye gahunda nawe nakubwira ujye udufasha sibyo hariya ndumva nahishije ufate ibyo kurya wumve wisanzuye nawe ugatinya simaje kumenya uko biri noneho ese rero niba bakanuza kari gukira rebe ko naca no kuri farumasi bazana ko biri nawe ese usiri kubyumva ko biri korohewe ntarebe nyine yagiye kugenda gusa nyine aricyo nashaka kubanza kukubwira nanze kukikubwira ariko ndi kubona gukomeza kukigurisha bitaha icyo nshaka kukubwira ndumva gukomeza kukigurisha bitavano narakiguhisha icuza iminsi ndabona cyagiye muganga aza hano tubyibuka yaragupimye uriya muganga ntabwo yamara kugupima agahita akubwira igisubizo wowe murwayi iyo abonye ari kibi sibyo gusa nyine ntabwo ari kibi cyane tuzabasha kubyitwararikamo n'ubundi ko nzi ubwoba ukeneye iki wigira ubwoba Imana izakurinda Imana yakurinze gukura ahantu ukabasha kuba wicaye hano ubasha kukuvuza izanakora n'ibindi sibyo ko nzi ubwoba shira humura sibyo humura mubwire kandi wumve ko wiyakire ntiwumve ko nyine ari ibintu twese byatubaho cyangwa n'umuntu n'abandi benshi tujya tubona byababayeho n'abarwayi sida ntabwo urwaye sida ntabwo urwaye sida kandi nayo niyo wayirwara bitewe n'ukuntu nagusanze ahubwo kuba utayirwaye no gushima Imana sibyo abantu baguhemukiye kuba bataraye kwanduje no gushima Imana gusa nyine shiri wanjye uratwite kirimo ababwire sibyo
kwiyakira yego ntabwo ari njye biriho sibyo ariko mbabarira ubyumve nyine umva ndebe baramubwira sawa bamubwire sibyo bamubwire baramubwire ndeba mu maso subiza ko mukunda kuki mbikubwiye simbigurishe bamubwire kuki nakunyuzeho nk'aha mu ishyamba nkabona ko uri umwana w'abaje mu gutwara rero bintera agahinda bituma nanjye mbabara sibyo nariyakiriye barangiye muganga yabibwiye kwiyakira birangora ariko ihangane sibyo komera umva utuje ntutekereze ibintu byinshi nzagufasha icyo ari cyo cyose sibyo wiyakire ibintu byo gutekereza sinzabone wigunze sibyo wowe unyisanzure umera neza ihangane sibyo uraza kumera neza kandi umwana azavuka tumurere amenye ko afite ababyeyi nubwo wenda papa we tutamuzi ariko ndabizi neza ko nzamubwira wari ubizi ko uzamera gutya ndamubwire nakubwiye wowe subiza uko mukunda mbese uko ukiri kumera gutya uragira nanjye mbwire se wintera agahinda rero sibyo mbabarira ako nabuye nako ni kenshi mbabarira wowe abantu bakoze bino bintu sibyo imana nsenga cyangwa imana dusenga twese hari igihe abatwereka rero ngiye kugenda nta muntu ugomba kwinjira hano nta muntu ugomba gufungurira kuva nagera hano kuva wowe wagera hano urabizi ni umuntu umwe wenyine ugize hano wamufungura ariko nawe yego narababwiye ko afite umuntu hano mu nzu ariko nawe ntabwo ugomba kumufungurira sibyo gusa usibye wenda wowe ko tugiye no guhura nta nubwo yaza ariko umuntu uwo ari we wese uri buze hano n'umufungurire ndagiye usigare amahoro imana ikomeze ukurinde gusa wumve bisanzwe sinsanze inzara yakwica komeza ugende nyine ntawe ngo ndatwite ntabwo nabyemera njyewe ndatwite ibaze uyu mwana ntwite ubu nongeye kubona amasura y'aba bana ko nari narabibagiwe ubu n'umwana ntiyatuma nongera kubona amasura yabo kuko ahubwo nungutse agatekerezo waza kubwira wa mukobwa tubana akabimfashamo tukayikuramo gusa ibyo byaba ari byiza rwose urashaka nta kibazo komeza akazi rwose agira ngo nkubaze aho waziye umaze igihe hano ukaba utanambwira uko witwa ndaza ngumya muhamagare y'umukobwa mbona utari umwana nzaza mpamagara umwana kuko witwa ndetse Adoriyani uretse nta gasimba kare tugiye kukujyaho akanyamuhana buriya kabarebye nabi kakurya Adoriyani ese Adoriyani urugo ni heza ni cya usanzwe usanzwe ko mbanza hava abana mwiza ra
cyane. icyaro se nicyo kitagira abana beza. Icyaro n'abana beza baba bari Kigali kumva bavuga ko ari waba abana beza. Buri i Kigali rero ese umugore wanjye ubona ari mwiza kandi naramukuye i Kigali. Mwiza kuba uramuga ntabwo buranye ndanamukunda ndanamwubaha. Reka ko nta mutemera upfundikira undi se nigute ukunda mabuja wawe wazamwikundira ahubwo. Oya rwose oya rwose icyo gitekerezo ntabwo cyabaye cyo. Kumva umeze neza. Yego. Adriya wenda wasanze ndakaye ntabwo tugize tubasha kuganira ariko buriya bitewe n'imikorere yawe ndi kubona uri kugenda uhura muri iyi minsi nkuru. Ushingiye ku ki bose? Ushingiye ku ki? Uri umwana mwiza. Uri umwana mwiza ibyo nakekaga ntabwo ari byo mbona. Nakekaga ibiki bose? Nakekaga ibiki? Nakekaga ko ari umwana w'umunyamico mibi ariko mbona imirimo yawe yitumika ku gihe mbese ntiwiganda mu kazi kandi wohorana isuku. Iyo ntabwo nakarangaye. Gusa ikintu umuntu wese buriya mbona ugira isuku cyane. Ukunda kwiyitaho. Murakoze. Ntabwo uri umusanzu. Oya urabishidikanyaho. Ahubwo urabeshya ushobora kuba utari umusanzu. Kandi ukivamo n'ikikuvemo bose. Ubusirimu buba ku mutima. Honyine cyane muri busirimu buhera ku mutima buriya. Iyo umusirimu ku mutima n'ahandi hose umusirimu. Rekeraho nawe utansetse ibaze mabuja aza agasanga nishimye pe wumva tutashwana. Byaba bitwaye ikizi. Siko tugiye duhora tuganira wajya utuma ibintu byose bihinduka habe. Kuri rwose urasa neza nyine kubona usa neza kandi buriya niba umuntu akubwiye ngo wasa neza uba usa neza kuko. Murakoze. Ariko ntabwo nyambeshye njyewe. Nta mu boss ubeshya. Ese boss wanjye yambeshya.